Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Nifuje ko twigana ijambo ry'Imana. Ntabwo tuza gufata umwanya munini, ariko uyu ni umwanya muto w'agaciro kenshi mu maso y'Imana, kuko umwuka w'Imana hari ingingo yaremereje umutima wanjye kugira ngo nyisangize abo dusangiye kuba kuri uyu mubumbe, ababasha bose kumva ururimi mvuga rw'Ikinyarwanda. Tugiye kuganira ijambo rifite umutwe uvuga ngo ubutumwa bw'imbabazi ku munyabyaha ruharwa. Ubutumwa bw'imbabazi ku munyabyaha ruharwa. Ni umuvandimwe wanyu Byiringiro Pacifique. Mbere y'uko dukomeza, hari indirimbo nifuza kuririmba. Murihangana sinzi kuririmba cyane kandi neza, ariko ubutumwa buyikubiyemo muze kuha agaciro. Ni indirimbo iboneka mu gitabo cyo guhimbaza Imana mu itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi ya 273. Nitumara kuyiririmba turasenga maze twiga ijambo ry'Imana. Yesu ntabwo yakwanga, niko iyi ndirimbo ivuga. Yesu ntabwo yakwanga, nubwo uri umunyabyaha, niwe nshuti ihebuje, ntazanga kukwakira. Imana yatanze Yesu kugira ngo ducungurwe, nubwo wamuhemukiye ntazanga kukwakira, nubwo ujya umugayisha ntazakwirengagiza. Niwe nzira n'umucyo, ntazanga kukwakira. Azagutsembaho ibyaha maze usigare utunganye, azagukiza urupfu ntabwo azakwirengagiza. Ngaho ngwino utiganda, ntazanga kukwakira. Gana ku musaraba, ntazanga kukwakira. Numara gusanga Yesu ntuzasubira mu byaha. Ngwino uhabwe ubugingo butagira iherezo. Amen. Dusenge. Data udukunda, Mana y'icyubahiro, iyi ndirimbo ubwayo iratubwira yuko nituza tugusanga utazanga kutwakira. Twicishije bugufi kugira ngo ubwo tugiye kwiga icyigisho kivuga ubutumwa bw'imbabazi ku munyabyaha ruharwa, uganire n'umutima wa buri wese. Ntaze kumva ko ari umunyabyaha woroheje udakeneye imbabazi zawe, ahubwo mu mitima yacu umwuka w'Imana atwemeze. Tubigusabye twizeye ko ugiye kubiduhera ubuntu kandi ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ubutumwa bw'imbabazi ku munyabyaha ruharwa. Ubutumwa dusoma mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 3. Iri torero ry'i Roma ni itorero bari abanyamahanga ku mubiri, ariko bari barizeye ubutumwa bwiza.
Bityo rero igihe hari haramaze gushingwa itorero Pawulo, byabaye ngombwa yuko abandikira urwandiko rwo kubahugura, kubigisha, kubaha inama zivuye kuri ndiho. Bityo rero mu Baroma igice cya 3:23 hari ikintu yabibukije gikomeye. Yarababwiye ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nibavuga bose, utaza kumva ubu butumwa hari abandi bureba. Ubu butumwa ni we bwagenewe, wowe ufashe uyu mwanya ukumva iki cyigisho. Kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. None se nshuti yanjye, mbere yuko dukomeza, ubundi icyaha ni iki? Icyaha muri uru rwandiko n'ubundi rw'Abaroma, hirya gato mu gice cya 7 umurongo wa 7 haranditse ngo, nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha? Ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza iyaba amategeko ataravuze ngo ntukifuze. Amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Inshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko amategeko adahari ntago ibyaha byabaho. Za guverinoma z'ibihugu zigira amategeko azigenga, kandi iyo ayo mategeko yishwe nibwo ibyaha bivuka. Za leta zo ku isi ziba zarateganyije amagereza aho zigomba gufungira abantu banyuranyije n'amategeko y'ibihugu byabo. None ikibazo, ko na leta y'ijuru igira amategeko yayo, ari nayo za leta zo ku isi akenshi zishingiraho, uretse ko uyu munsi za leta zo ku isi ziri kugenda zita umurongo zigashyiraho amategeko ahubwo noneho arwanya Imana. Turi kubona inkubiri y'amategeko y'abatinganyi, aho za guverinoma nyinshi zo ku isi zishyigikiye icyo cyaha cy'ubutinganyi. Ntabwo ari ibyo gusa, hari n'ibindi byinshi. Reka twigarukire. Amategeko y'Imana niyo ahishura imico yayo, kandi igihe Imana yahaga Abisirayeli, nuko yari imaze kubakura muri Egiputa, ibatangije urugendo rwerekera i Kanani. Abisirayeli basezeraniye Imana ko ayo mategeko bazayubahiriza, kandi iyo bajya kuyubahiriza bari kuba bahagaze mu murongo Imana ibifuriza. Ariko se reka turebe, muri Edeni Imana imaze kurema umuntu yamuhaye amategeko. Ntabwo amategeko Imana yigeze iyakuraho nk'uko benshi babitekereza, kuko n'Umukiza ubwe yaravuze ngo, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kuyakuraho, ahubwo naje kuyasohoza. Urupfu rwa Yesu cyari igihamya cyo guhoraho kw'amategeko y'Imana, kuko mu gihe amategeko yari yishwe, icyaha cyabonetse muri Edeni, Kristo araboneka kugira ngo azibe icyo cyuho. Ibyanditswe bivuga yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Rero binyuze muri Adamu, twese twokojwe kuba abanyabyaha. Amashereka ya Eva twonse, ayo niyo yatumye twitwa abanyabyaha. Umunyezaburi yaravuze ngo, dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Rero nshuti, ndagira ngo nkubwire ngo ntaho uri buze guhungira ibyaha, kuko tubaye mu isi y'ibyaha. Ariko ubutumwa ngufitiye uyu munsi ni ubuvuga ngo Imana ni inyambabazi. Imana irababarira. Icyo usabwa gusa ni ukwemera ibicumuro byawe, ni ukwemera ibyaha byawe. Ndabizi neza ntabwo ibyo ari iby'umuntu abasha kwishoboza ngo avuge ngo ibyaha byanjye ndabyemeye. Oya, ahubwo Yesu yaravuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza, umwuka wera,
azatsinda ab'isi abemeze iby'icyaha. Kwemera icyaha utagitangiye urwitwazo ni ingaruka y'umurimo Mwuka w'Imana aba yatangiye gukora mu mutima w'umunyabyaha. Mbese wakemerera Imana iryo jwi rikomanga umutima wawe ukabasha kurikingurira? Kuko Yesu aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Ibyahishuwe igice cya 3:20. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Turahamwa n'icyaha cy'amaraso y'umwana w'Imana ari we Yesu, wemeye gupfa apfira ibyaha byawe. Nitutamwizera ngo twizere amaraso ye, bizasoza tugiweho n'urubanza rw'urupfu yapfuye kandi ari umuziranenge. Tumaze kubona yuko amategeko y'Imana yo aduhishurira icyaha, tumaze kubona yuko amategeko ariyo atunga agatoki icyaha cyacu, tubasha kwishyira ku munzani w'amategeko y'Imana. Ntitujye kure tukigira mu Kuva igice cyaho cya 20, tukareba amategeko y'Imana. Munyemerere tuyasuzume, ntabwo turi butinde, humura singutinza. Ariko kandi nubwo hatinda, ni ijambo ry'Imana. Kuva igice cya 20 haranditse ngo Imana ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ntabwo Imana yahaye Abisirayeli amategeko bakiri mu buretwa, oya, yarabanje bakurayo. Rero arakomeza ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iri ni itegeko rya mbere. Irya kabiri riravuga ngo ntukiremere ibishushanyo bibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. Kuri aya mategeko abiri ndagira ngo mbwire abantu baduteze amatwi, abantu bari kumva kino cyigisho, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iyi Imana ivuze ngo ntukagire izindi mana, ni ikintu cyose kibasha kugutandukanya n'Imana. Cya kintu gituma utabona umwanya wo kwiherera n'Imana ngo usenge, cya kintu gituma utabasha gushyikirana n'Imana. Mwibuke Yesu avuga amagambo akomeye cyane ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Ayo magambo reka tuyasome kugira ngo twumve, ese iyo havugwa izindi mana haba havugwa iki? Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 7, niba mbyibuka neza, igice ni cya 7, oya, igice cyaho cya 10. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 10 murongo wa 37 haranditse ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntakwiriye kuba uwanjye. Igihe urukundo ukunda so, igihe urukundo ukunda nyoko umubyeyi ukubyara ruri kugenda rugasumba urukundo ukunda Imana, igihe amabwiriza wumvira ari kuvuguruza amategeko y'Imana, ukwiriye kubigiraho impungenge. Yesu atukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntakwiriye kuba uwanjye. Ntabwo Yesu ari kwigisha abantu kwanga ababyeyi babo, oya, ahubwo ari kubabwira ko urukundo bakunda ababyeyi babo rukwiriye kuba munsi y'urukundo bakunda umukiza wabo, ku buryo babasha kuvuga bati ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Rero baranditse ngo kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Niba guhihibikanira kubona minerevare, ibyo kurya, imyambaro y'ibitunga umuryango wawe, ibyo ni byiza rwose, ariko nibikubuza umwanya wo kubana n'Imana, nibikubuza umwanya wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana no gusenga, umenye ko iyo ni Imana yawe. Itegeko rya mbere n'irya kabiri ritubuza kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose twishingikirizaho muri ubu buzima, ahubwo tukishingikiriza ku Mana. None n'abantu bangahe bahamwa n'iki cyaha?
ni bangahe? Itegeko rya gatatu ritubuza kuvuga izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Igitabo cy'inyandiko z'ibanze kitubwira yuko iyo n'abamarayika batakoze icyaha bagiye kuvuga izina rya Yesu, bipfuka mu maso kuko ni izina ryera. None inshuti yanjye, ni kangahe uvuga ubusa izina rya Yesu mu bifite agaciro n'ibitagafite? Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti, Imana irakurarikira guhinduka. Nyuma y'uko uhamwa n'icyaha, ukwiriye kucyemera ukavuga uti Yesu mbabarira, ntabwo nzi ko nari nakoze icyaha kuri uru rwego. Ntiwumve uri umunyabyaha woroheje, kuko abo Yesu akiza gusa ni abanyabyaha, kandi abanyabyaha ruharwa. Wa muntu uvuga ngo nta handi nteze amakiriro, kandi nutankiza ndapfa. Itegeko rya kane, iri tegeko riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujya ukora, aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose. Muri iyi minsi iri rimeze nk'ibuye risitaza kuri benshi barisitayo baragwa. Abavuga yuko bemera isabato babivuga ku munwa gusa, ariko bakayisira ibanga, kuko amasaha yera abasanga bakibereye mu byabo bakijagaraye, bityo bakica iryo tegeko mu buryo butagaragarira buri wese, ariko amaso y'Imana arabibona. Abandi nabo baguye mu mutego wo kuvuga yuko iyi ari isabato y'Abayuda, kandi ko batakigendera ku mihango. Ikibazo nakibaza, wowe nshuti uvuga utyo, Abayuda muri Edeni bari bariho? None ko isabato yatangiranye no kuremwa kw'isi, isabato inganya ubukuru n'isi nshuti, yabayeho mbere y'icyaha. Ubisuzume neza. Itegeko ribwira abantu, ribwira abasore, ribwira abana kubaha ababyeyi babo. Iri ni itegeko ryumvikana neza, ariko abantu bararikandagiye, abantu basuzugura ababyeyi babo. Ugasanga abantu babi Kigali, ubwo nirwo rugero ntanze kuko ariho ndi, ntago bazi uko ababyeyi babo babayeho, babaho uko babyumva, ntago babasura, ntago babagirira impuhwe. Ndagira ngo nkubwire nshuti, niba utagirira impuhwe umubyeyi wakubyaye ukabeshya ko uri umukristo, urishuka. Kimwe n'andi mategeko, ntugasambane. Ubusambanyi bumaze gufata indi ntera muri iyi si yacu. Ejo bundi nahoze ndi kumva iby'umuryango wasuwe. Umugabo urugo rusurwa n'umushyitsi, mu gihe bari bicaye muri salo baganira, ubusambanyi buba bwamaze gufata intera muri babiri, umwe mu bagize urugo n'umushyitsi wabasuye. Baza kwisanga bagiye mu gikoni, basize nyir'urugo muri salo, bajya mu gikoni batangira kuhasambanira. Ibyo ni ibintu byabaye aha mu Rwanda, mu karere ka Kamonyi. Nshuti yanjye, ndasaba Imana ngo iki cyaha buri wese akisuzumiremo. Ni bangahe bikingirana mu byumba, abasore, inkumi, bakikinisha, bakiyangiza? Imana itubabarire cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo twisuzumye mu munzani w'amategeko y'Imana. Hari ubutumwa bukomeye cyane Imana ivuga ngo mwakoze ibyaha, bityo ntimubasha gushyikira ubwiza bwanjye. Inshuti z'Imana, ndabararika, wisuzumire muri aya mategeko 10 y'Imana. Utaza kuvuga nka wa musore w'umutunzi ngo nayitondeye uhereye mu buto bwanjye, kuko benshi babasha gutanga inzitwazo nk'izo ngizo, akavuga ati njyewe navukiye mu itorero. Rero hagati muri uko kwemezwa ibyaha n'ijambo ry'Imana, nk'uko byanditswe mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 3:16, ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu
no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse. Nyuma yo kwemezwa ibyaha n'ijambo ry'Imana, nyuma yo kwisuzumira ku munzani witwa Bibiliya tugasanga turi abanyabyaha, Imana iranatubwira yuko ishobora kudutunganya, ishobora kutuboneza. Ni Imana y'imbabazi. Kuva igice cya 34 umurongo wa 6 niki tuhasoma? Kuva 34 umurongo waho wa 6 haranditswe ngo Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Imana n'Uwiteka, ibambe n'imbabazi nibyo bimuranga, bityo atinda kurakara kandi agira kugira neza kwinshi. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti, Imana ni nyambabazi. Mwibuke yuko mu buturo bwera hari harimo mu cyumba cy'ahera cyane isanduku y'isezerano. Iyi sanduku y'isezerano yari irimo ibihamya, amategeko y'Imana imbere. Hejuru habaga hari umutemero w'imbabazi. Aho hejuru niho hari ubwiza bwa Shekina. Ubwiza bwa Shekina niho Imana yabaga. Kandi mwibuke ko ubuturo bwera bwo ku isi cyari igishushanyo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire nshuti, ibyo bintu bifite icyo bivuze. Uwo mutemeri cyangwa se umupfundikizo w'imbabazi uvuze ko ku munyabyaha wakoze icyaha akica itegeko, akica amategeko ari muri iyo sanduku, ariko akaba yisunze imbabazi z'Uwiteka, ziramubabarira zigatwikira bya byaha, nk'uko umupfundikizo wapfundikiraga iyo sanduku ugahisha amategeko y'Imana. Kandi kuba abakerubi barabaga batanze amababa hejuru y'iyo sanduku cyabaga ari ikimenyetso cy'icyubahiro baha amategeko y'Imana. Ndagira ngo mbabwire, amategeko y'Imana arakomeye. Uyishe naho yaba yishe rimwe gusa ahwanye n'uyishe yose, kandi imbere y'Imana bari umunyabyaha ruharwa. Nta tegeko na rimwe aba yasigaye atishe, ariko hejuru y'ibyo Imana igatangaza iti ndi umunyambabazi. Ni bangahe baza kwemera imbabazi z'Imana? Ni bangahe baza kuvuga bati, Mana, twaracumuye, twakoze ibyangwa n'amaso yawe, none tubabarire? Iri somo ryo mu Kuva ritubwiye yuko Uwiteka atinda kurakara kandi afitiye abantu be imbabazi. Zaburi 25 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Zaburi 25 umurongo wa 6 n'uwa 7 handitse ngo iki? Uwiteka, ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko byahozeho kera kose. Imbabazi z'Imana zahozeho kera kose. 7. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye, nk'uko imbabazi zawe ziri abari kunyibuka. Ni bangahe babasha gusaba isengesho, babasha gusenga isengesho nk'iri ngiri, bagasabana icyifuzo bakuye ku mitima yabo, bavuga amagambo nk'aya ngaya y'umunyazaburi? Zaburi 33. Aya ni amasomo nifuza kubasomera kugira ngo mutinyuke, mwegere intebe y'ubuntu mudatinya, kuko dufite ubuntu bwo kudutabara. Zaburi 33 umurongo wa 5 haranditse ngo, akunda gukiranuka n'imanza zitabera, isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire, igihe imbabazi z'Uwiteka zizaba zikuweho, zivuye ku isi, abantu bazamera nk'abasazi. Nibwo abantu bazabona agaciro k'imbabazi z'Imana, kandi ntabwo zizakurwa ku bantu bose. Niwemera kuzakira, zizatura mu mutima wawe. Hasohoreye amagambo yo muri Zaburi 118 umurongo wa 1 ngo, kuko imbabazi, reka ayo magambo nyasome ntaza kuyavuga bigasoza nyavuze nabi. Zaburi 118 umurongo wa 1, nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Imbabazi z'Imana burya zihoraho iteka ryose. None kuki abantu bamwe bazakurwaho imbabazi? None kuki mu minsi ya Nowa, kuki Uwiteka yavuze ngo umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri? Imbabazi z'Imana zikomeza kwinginga igihe kirekire, ariko iyo zininiwe, iyo zisuzuguwe, zirigendera.
ndagira ngo nkubwire inshuti, utinye kuko ijwi ry'Imana riguhamagara ntabwo rizakomeza guhamagara iteka ryose. Zaburi ya 33 twari dusomye umurongo wa 5, reka dusome n'umurongo wa 8 n'umurongo wa 18 ndetse n'umurongo wa 22. 18 handitse ngo iki? Handitse ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha, riri kubategereza imbabazi ze. Mbese utegereje imbabazi z'Uwiteka cyangwa utegerezanyije ubwoba umuriro uzarya abanzi b'Imana? 22. Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza. Amen. Zaburi 36 umurongo wa 6 handitse ngo iki? Uwiteka, urugero rw'imbabazi zawe rugera mu ijuru hejuru cyane, urw'umurava wawe rugera no mu bicu. Amen. Umurongo waho wa 11 handitse ngo iki? Handitse ngo ujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi no kwereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe. Muvandimwe, ndakwifuriza kugira umutima utunganye, ngujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi. Ese wabuzwi n'Uwiteka? Yohana 17:3 haranditswe ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Dukeneye kumenya Imana. Nitumenya Imana ntituzongera gukora icyaha. Ndagira nkubwire inshuti yanjye, uramutse ugiye gusambana, wowe n'uriya muntu muri kumwe mwamaze kubyemeranya, mukageraho mugiye kubikora, mukabona akana k'imyaka 5 kari kubareba, mbabaze mwabikora? Ababikora ni bake, ni ibiharamagara. None niba umuntu abasha gutinya kariya kana kuko kamureba, ubwo umuntu aramutse azi Imana, azi ko Imana ibera hose icyarimwe, kandi ko hagiye gukorera icyo cyaha Imana ihari iri kumureba, abamarayika b'Imana bamwitegereza, mbese yagikora? Impamvu ubikora bigakunda nuko utazi Imana, wibwira ko uyizi ariko ntayo uzi, kuko Yesu yavuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya. Numara kumenya Yesu uzaba uzi ko aho uri hose ijisho ry'Imana rikuriho. Uzajya gufata ruswa ubone ko Imana ikureba, uzajya gusambana ubone ko Imana ikureba nubwo waba uri mu rwihisho, uzajya kwifuza ibibi utekereze ko Imana isoma intekerezo ubyihane, uzajya gukora nabi uko ariko kose utekereze ko Imana ihari, kandi uzabasha no guhamya uti nabikiye ijambo ryawe umutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo usomere andi magambo meza ari muri Zaburi ya 59. Zaburi ya 59 murongo wa 18 handitse ngo iki? Haranditse ngo 18 ngariko wowe wambaraga zanjye we, nzaririmbira ishimwe kuko Imana ariyo gihome kirekire kinkingira, ni Imana mboneramo imbabazi. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, Imana iri kukubwira ngo nubwo uri umunyabyaha ariko ndahari ngo nkubabarire. Yesu ntabwo yakwanga nubwo uri umunyabyaha. Ndabizi wakoze ibyaha byinshi, ndabizi waba warakoze ibyaha ndetse ubona ko ari ibyaha by'inkoraruguma. Ni wowe Yesu akeneye. Muri uko guhindana kwawe, ngwino utiganda, ngwino umusange nawe arakweza. Wibanza kwiyeza ngo ubone kuza, oya, ngwino ukuri, Yesu arakuboneza. Iri jwi rizakomeza guhamagara abantu mu gihe cyose bakiriho bakibasha kumva ijwi ryayo. Yesu araguhamagara. Habuka wampabe we, ngwino urahamagarwa. Habuka ngwino wampabe we urahamagarwa. Ni Yesu uguhamagara. Yesu aravuga ngo nimuze tujye inama. Yesaya 1:18 kugeza 20. Nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ndabyeza. Amen. Yesu aratweza. Iyo amaze kukubabarira arakweza kandi akaguha umwambaro mushyashya. Reka dusome amasomo dusatira umusozo, isomo ryo muri Amosi 5:15. Amosi igice cya 5 umurongo waho wa 15. Handitse ngo iki? Haranditse ngo mwange ibibi mukunde ibyiza, mukomeze imanza zitabera,
mucira ku irembo. Ahari aho Uwiteka Imana Nyiringabo izabagirira imbabazi, igirira imbabazi abasigaye b'inzu ya Yosefu. Ndakwifuza kuba uwasigaye ushobora kugirirwa imbabazi n'Uwiteka. Uwasigaye, abasigaye, ndakwifuriza kuba uwasigaye mu gihe abandi bose bari guhomboka inyuma yo kwica amategeko y'Imana. Yoweri 2:13, Yoweri 2:13 haranditse ngo, ndi gusiganwa n'imvura ishaka kugwa, imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ndagira ngo mbabwire, vuba cyane hari ibyago bigiye kwisuka ku isi. Vuba cyane imbabazi zigiye kurangira ku batuye isi. Isi yo mu gihe cya Nowa yahawe igihe cyo kuburirwa, ihabwa igihe cy'imbabazi, ariko zageze aho zirarangira. Mu gihe cya Loti, Sodomu na Gomora bahawe igihe, ariko kigeraho kirarangira. Yerusalemu yahawe igihe cy'imbabazi no kuburirwa, bigeraho birarangira. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu butumwa bw'imbabazi ntabwo buzakomeza iteka ryose. Abantu nibakomeza kwinangira, imbabazi zizabakurwaho rwose. Igitabo cy'intambara ikomeye, paje 328. Ndibwira ko nubwo imvura iri kugwa ariko muri kubyumva. Intambara ikomeye paje 328 handitse ngo iki? Haranditse ngo, kubera imbabazi Imana ifitiye abatuye isi, Yesu atinze kugaruka kugira ngo abanyabyaha babone uburyo bwo kumva ubutumwa bw'imbuzi, kandi bamuhungiremo umujinya w'Imana ugiye kuzasukwa. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hari umujinya w'Imana ugiye kuzasukwa. Ibyago 7 mbere yuko Yesu agaruka bizabanza byisuke ku isi. Kizaba ari ikimenyetso cy'uko imbabazi zakuye ku batuye isi. Ndagira ngo mbabwire, abantu icyo gihe nibwo bazakanguka, bibuke yuko hari imbabazi bakerenceje. Niyo mpamvu Imana iguhamagara hakiri kare ngo ngwino ndakubabarira, ngwino ndakweza, inshuti yanjye. Imana ikugirire neza, igushoboze kwakiriza imbabazi bigishoboka, igushoboze kuza kuyisanga, kandi yisezeranira uti sinzongera gukora icyaha. Yesu akiza umugore wafashwe asambana, yaramubwiye ngo mugore, babandi bakuregaga bari hehe? Aravuga ati ntabo databuja. Aramubwira ngo nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Iyo Yesu amaze kugukiza umunyacyaha, anaguha imbaraga zituma ubasha kubaho imibereho inezeza abo mu ijuru, nk'uko Enoki yabagaho ngo agahamywa atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ntukerense imbabazi z'Uwiteka. Ni Yesu ukuramburiye ibiganza, ni Yesu uguhamagara. Mbese uraza kwemera kumramburira ibiganza maze aguhobere wakira imbabazi ze? Ibyo nibyo nkwifurije. Ntubikerense, imbabazi ziri hafi kurangira ku batuye isi. Marayika ushyira ikimenyetso ku mbata z'Imana mu Byeshuwe 7 ari hafi gusoza umurimo w'inshuti yanjye. Rero emera irarika ry'Imana, wemere usange Yesu, kandi numusanga ntuzongera gusubira mu byaha. Numusanga uzanga icyaha, nunakigwamo uzumva ugize agahinda, wongere wikubita imbere y'ibirenge bye umusaba imbabazi. Ndakwifuriza kubaho wakira imbabazi z'Imana. Ndakwifuriza kubaho udakerensa umuburo ijuru ritanga. Ababikerenceje byabaguye nabi, nawe ntubikinishe kuko bibasha kukugwa nabi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ndizera ko ubu butumwa ubwakiriye. Niba ubyemeye, fatanya nanjye gusenga iri sengesho risoza. Data udukunda uri mu ijuru, tubonye ko uri umubyeyi w'imbabazi. Nubwo turi abanyabyaha ruharwa, nubwo twakoze ibyaha, nubwo twakerenceje ibyawe, utubabarire twicishije bugufi. Turahindukiye, udutere ingabo mu bitugu, kugira neza kwawe kwinshi kubane natwe, kandi twizeye ko imbabazi zawe tuzakiriye Mana. Tubisabye twizeye ko uduhereye ubuntu, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana abane nawe.